nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Uyu munsi umubiri wawe ufitiye ideni. Ndabizi wariye, wanyoye, ariko se wagize ngo birahagije kugira ngo umubiri wawe ugire imbaraga? Abahanga mu bya siporo bagaragaza ko umubiri wanyoye, wariye, waryamye, yewe waruhutse neza ku kigero gikwiye, si cyo gisabwa cyonyine kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Mu gitabo cyitwa Energize Tips Today cyanditswe n'uwo bita Dr. Thierry, ahasaga mu mwaka w'1915 yagaragazaga umwihariko w'ibyo kurya byinjira mu mubiri, akagaragaza n'itandukaniro n'akamaro bishobora kugirira umuntu wakoze siporo. Reka tugaruke kuri siporo kuko ari cyo gice cyubatse ubuzima bwacu. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, urareba munsi ijambo ryanditse subscribe, ukandeho wemeze notification kugira ngo ibiganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi ntibikagucike. Iyunge ku muryango wacu, tuba umuryango mugari cyane. Ingingo 5 zakubiye kandi zikandikwa muri iki gitabo zagaragazaga neza uburyo umubiri w'umuntu ushobora kubona icyo twakita imbaraga zo ku rwego rwo hejuru binyuze mu bwoko bwa siporo nyinshi zigiye zitandukanye. Bagaragaza neza ko ibyo kurya iyo bimaze kugera mu mubiri byiremaremamo ubwoko bw'intungamubiri zigiye zitandukanye, ariko ibitera imbaraga bikagirwamo uruhare n'ingano ya siporo wakoze. Siporo yiremye mu buryo bw'igitangaza, uburyo bwubaka umubiri, bukawongerera imbaraga, bukawurinda indwara ndetse imivuduko y'amaraso, bimwe bibazo bya hato na hato bikagenda nka nyomberi. Uyu Dr. Thierry mu gitabo cye ku ipaji ya 580 yagize ati: burya siporo ni ubuzima rusange ku buryo buri muntu wese yakabaye yibandaho. Ushobora kuba warya ibiryo byinshi, ukanywa ibyo kunywa byinshi, ariko burya utakoze siporo ntabwo biba bifite umumaro mu mubiri wawe. Ibi yabigarutseho mu gitabo yanditse ubwo yagiraga inama abantu icyiswe nka health tip. Nuko nyuma y'uko abasore b'inkorokoro bamaze gusoma bakinjizwamo amateka y'iki gitabo, nuko mu burengerazuba bwa Afurika iyo mico itangira gukwirakwira. Batangira guterura ibyuma, batangira kubaka amazu menshi acuruza imikino ijyanye no guterura ibyuma, icyiswe nka gym power mu burengerazuba bw'isi yaratangiye ishyirwamo imbaraga ndetse na leta. Yewe buri musore wese wiyumva ko afite ubuzima buzima akaba ari wa musore wateruye ibyuma. Bigenda bite iyo uteruye icyuma kugira ngo umubiri wawe ukomere? Imitsi mito mito inyuranyuranamo mu ruhande urwo ari rwo rwose ibasha gutembereza amaraso neza, ikabasha gusohora imyanda mu mubiri, ndetse yewe icyitwa nka vitamini zitera imbaraga zikabasha gukwirakwira mu mubiri wa muntu. Icyakoze abahanga bakubwira ko gukora izi siporo ku kigero gikwiriye bishobora kukongerera ubuzima.
isanga ibyagucitse cyangwa se wahombye ikiganiro kubera kudakora subscribe. Sabira TV uduhereza iby'imitima yacu yifuza.